Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana, iki gitondo turagushimye. Mu minsi 6 yose irangiye wabanye natwe. Haleluya. Tugushimiye ko waturinze kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane wabanye natwe. Twarasenze turakubona, twabonye ukuboko kwawe. Twakoze ingendo nyinshi, twarakubonye Mana. Uwiteka Imana Nyiringabo, twagiye ahantu henshi hatandukanye ariko tubona ineza yawe. Twagiye mu modoka, mu mamoto, Uwiteka twarakubonye. Twararyamye turabyuka biremera, Uwiteka warakoze. Rero tugejeje muri uyu munsi wo kwa gatandatu, turagushimye. Tugushimiye imigabo n'imigambi ibyabaye byose muri iki cyumweru. Ni ukuri Yesu twabonye ukuboko kwawe, ni ukuri Yesu twabonye ikiganza cyawe, ni ukuri Yesu twabonye ineza yawe. Ntiwadusize, ntiwaduhanye, waratugaburiye, waratwambitse, waturinze gukorwa n'isoni, waraturwaniriye. Abarwayi warabakijije, abari bafite ibibazo barakubonye. Mwami Yesu warakoze, wishyuye amadeni. Mwami warakoze, warinze ubugingo bwacu. Ni ukuri turagushimye, tuzamuye amashimwe mu mitima yacu. Uwiteka nushimwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza. Muri byo banga umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, natwe umunsi mwiza twibuka n'uwo waturindiyemo. Urahuduha ngo tubemo kandi tuwishimiremo, tuwushimemo imirimo itangaza wadukoreye, tuwishimemo urukundo rwatugaragarije. Warakoze Mwami, tuguhaye icyubahiro. Wakoze Mwami, turakunezerewe. Ngaho komeza ubane natwe muri uyu munsi, uturinde n'indi ntabwo z'ibirenge byacu, ubane n'abacu bose hirya no hino batandukanye. Urakoze Mwami, ntuhabwe icyubahiro kandi ntushyirwe hejuru. Tugushimiye ineza yawe Yesu.